Ndabasuje nizere ko meze neza tubaye ikaze kuri Bizcom Aguka ni YouTube channel ya Bizcom Limited. Njye mbasuzana nabaye ikaze ndi Sebastian nkabandi Media and Communication Officer nkabandi kumwe na mugenzi wanjye turakorana nitwa Hakimana Stratu nanjye nshinzwe marketing and strategy muri Bizcom Limited. Tubaye ikaze rero ku murongo wacu wa YouTube. Merci. Aho tugiye kuganira namwe. Hari abantu benshi cyane cyane abajene batazi amahirwe bakikije muri no minsi y'uburyo bakwikura mu bukene, y'uburyo bakwiteza imbere kandi nta kintu kinini kigize gute bibasabye. Meruse kubabwira ni ubu ngubu ntabwo bigisaba igishoro amafaranga menshi, igitekerezo cyonyine gishobora kukubyarira amafaranga. Ibyo bintu nibyo cyasibye. Njyewe umuntu byemeza kubera yuko ishingiro ry'iterambere ryose, ishingiro ry'imitekerereze iyo ari yo yose biva mu bitekerezo. Iyo ufite ibitekerezo byiza bigambiriye kukugirira ineza kandi izagira ineza rubanda abanyarwanda muri rusange, icyo gitekerezo aba ari cyiza. Ubwo rero ntekereza ko amafaranga egari igitekerezo. Reka turebe rero ku tuntu dutoya, ndakoresha ku kajambo dutoya, ni ibintu bya wahera ukahita ukora business nk'umujene. Dufite abajene barangije kwiga amashuri, hari abari hanze badafite akazi, reka bari bo twibandaho cyane. Ni gute n'ibihumbi 100 cyagufasha kwiteza imbere? Mu mvugo abantu bakunze kuvuga cyane, munze kumva bahita bahera ngo biragoye ibihumbi 100 byavamo business, cyangwa bamwe ukajya kumva arakubwiye maze kubyumva kenshi ngo ni ibisazi wangu, ni ibisazi, biragoye. ibihumbi 100 ntabwo bikunda, ibihumbi 100 ni amafaranga make, ariko mu kuri ntabwo ari amafaranga make. Tujye tubasha guha valeri y'ifaranga ryacu, kuko nutangira kumva ko ari make n'ibitekerezo biraba bike. Ariko nutangira kumva ko ari menshi uragira ibitekerezo byinshi ushobora kuba washyiramo ayo mafaranga. Ahubwo bibibihe ni byinshi kandi bitandukanye, ariko biragoye guhitiramo umuntu ikintu akora batagishaka kumva ko yagikora. Ariko icyiza rero ngewe nkunda buriya ari no mpamvu turi kuri kamera y'amasaha, turagira ngo ibyo bitekerezo tubikure mu bantu, dufate dutange n'ingero zifatika za bya bindi twavuze bitoya. Erega nawe byakuzamo. By the way, muradukurikiye ariko mukore subscribe, mukande imbere y'aya magambo yanditsemo Bizcom Aguka, haretaza akamenyetso k'inzogera nako mugakandeho, kuko twebwe ntabwo turi buze kurekera ubu twaje na business tips. Uno munsi tugiye guhera kuri aba bakiri batoya abajene, duhere kuri ya mishinga mitoya mimwe mwumva musuzugura kandi itanga amafaranga ari benshi bikijije, urabizi turayijyaho. Turabaha n'ubuhamya kubera yuko muri Bizcom dufite abajene twafashije barenga 25 bafite imishinga mito mito kandi yatangijwe n'ubushobozi buto. Icyo twe twabafashije ni gukuza ibitekerezo bari bafite, bakabasha kumenya icyo bashaka gukora, hanyuma tubafasha kwandika uwo mushinga ku kigero cy'amafaranga make bafite. Wari ufite menshi ni 350, wari ufite makeya ni 150. Urumva ko iracyari muri ya range. Ubu ngubu ukivuga ibyo by'amafaranga hari wese uvuga ngo 100 nabikurahe, icyo nacyo turagisubiza. Aho ngaho niho rukomeye. Gusa wabyakurahe, icyo nacyo urasubizwa. Yego. Warumbaje cyangwa iki? Nari nkomeje nkubaza nkubwira ni reka tubarabure, kuko wari ukomeje aho gutubwira ko hari n'abajene 25 twafashije, tubwira ko hari abatangira kuri 35 harimo n'uw'100 ukomeje gutanga. Abo bantu bose rero wenda ni amahirwe ko turi muri Bizcom, kandi Bizcom itanga izo serivisi zose z'ubujyanama ku buryo ushobora kuba ufite igitekerezo gitoya. Turicyari kukita gito kuko tutaramenya ngo ni ikihe, ariko ntabwo twese tuzahuza ibitekerezo bito. Harimo ushobora guhitamo gukora umushinga w'ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'inkoko zitera amagi cyane cyane, ari izo numvishe zaje bita sasu, itera igi, kandi igi kugeza ubu nibura ushobora kurigushija na 180. Inkwavu ni umushinga mutoya ushobora no gutangizwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 20 kureba n'icyo bisaba kugira ngo worore inkwavu. Ntago ari n'ibintu byadanje. Inkwavu se zirya ibingana iki, n'igishoro wazitakazaho ndumva bitagoranye.
igishoro cya mbere wenda turahagera, ariko igishoro cya mbere ni mu mutwe no kubasha kuvuga ngo igishoro cya mbere ni njyewe. Abantu benshi ni inama nagira ngo rwose umfashe ubibasobanurire neza kuntu igitekerezo cyawe cyahinduka amafaranga. Igitekerezo cyawe cyahinduka amafaranga uti biragoye kuvuga ngo mfite amagambo ngo noneho ngo nyashyize mu mafaranga. Apana aya mafaranga turota, ukarota ufite ibihumbi byinshi ejo ukayabura. Ariko birashoboka ko igitekerezo cyavamo amafaranga. Birashoboka ko buri muntu wese ahari afite umuntu bari kumwe. Ndahamya neza ko nta muntu uri wenyine, kandi mu mufuka wawe ntayarimo. Wowe business yawe ikintu cya mbere cyo ugomba kumenya ni ukubanza kwata ahubwo ndashaka gukora iki. Nushyira umutima ngo ngaho nta mafaranga mfite, ngo sinzakora, none se uzayagira utahabwo udafite n'icyo ukora. We banza umenye ngo ndashaka gukora iki. Bura niyo ntambwe ya mbere cyangwa step ya mbere yo gushaka umushinga. Identifying iki ukamapinga wowe udukurikiye wumva wakora iki kugera uno munsi. Nibura twe tugira abantu inama ko kugira ngo ugere ku gitekerezo cy'umushinga ugomba kubanza kuba ufite imishinga igeze ku 10 basi kugira ngo uze gufata mu bintu 10 numva nakorora, nacuruza, nakora ibi n'ibi mpaka ukagira mu ibyo bikora utitaye ngo ndashaka kureba ngo wenda ngo niki. Wowe utavuga ngo nzabikora, ukavuga ati ubundi dukora nakora iki. Ugahita wumva mutwajemo nacuruza restaurant, nakorora inkwavu, natunga inkoko. We gusa ukavuga ikintu kimwe hangize ugahita ubyandika ku rupapuro. Babyita ubundi brainstorming mu cyongereza, byo guhuza ibitekerezo byinshi biri vague, none ukaza kubicayuramo ugenda ubyegeranya wagira nk'icumi ukavuga ati noneho muri ibi 10 reka nze noneho nicare ngende mbicayuramo nkurikije niki gikenewe cyane, niki aho merereye bakeneye cyane. Mbere na mbere ubanza kureba gap. Ntabwo uzaba uri mu mujyi wa Kigali downtown ngo utekereze kororoza inkwavu wakoraho ubwatsi wabukora, ariko yitureba nibyo ngibyo ugenderaho. Noneho muri kwa kuyungura bya bitekerezo bijyana ugenda ureba priority cyangwa se ibikene kurusha ibindi bitewe n'abakiriya ikindi cya kabiri kugira ngo uze kumenya wirinze kuvunika cyane. Kugira ngo uze kumenya igitekerezo uri bufate n'ukuri ubanza ugakora ubushakashatsi aho uherereye, ntakita market research yo kugira ngo umenye ubundi muri ibi bintu 10 mfite ni ikihe kintu kimwe mbona abantu bakeneye kurusha ikindi. Ubwo ndagira tugende step by step. Wowe udukurikiye nyine ubwo icyo ndi gushaka kuvuga ni kimwe. Wowe udukurikiye aho ngaho uri, aho utuye, ubona ni iki gikenewe, ni iki wakora. Icyo ni icya mbere. Tugende kuri bya bindi bavuze ngo no kwanza kureba igikenewe aho hantu, kareba n'ahantu nyine. Udukurikiye wowe wibaze, banza urebe kugira turaza kugera naho tukubwira aho ubushobozi buba. Dutangira twakubwiye ngo nayo mafaranga wumva udafite turakubwira hari kandi yanava n'uburyo wagenda ukahita uyabona bitakugoye. So waza ukayacyura, ibyo nta kibazo kibirimo rwose. Ahubwo banza urebe ni iki gikenewe. Wavuze ko ugomba gushaka nk'ibintu 10 ubona byakora, ukagenda usotinga ugahitamo ukabona igikenewe cyane. Mbere y'uko usotinga ubanza nibyo nayo mvuze, ubanza gukora ubushakashatsi ukajya ku isoko. Mboneraho no kubwira abantu ko muri Bizcom dufasha abantu kubakora ubushakashatsi. Ufite igitekerezo uri gushaka gushora umushinga wawe, none ukeneye kumenya niki aho umushinga nzawujyana hakenewe iki. Ushaka kumenya gap, tubafasha gukora icyo bita market research. Market research niyo tugufasha gukuramo amakuru y'ibanze akenewe, akwereka ahantu hari abantu bameze gutya bakeneye ibi bintu, uje gushaka gap. Iyo wamenye gap ni nabwo umenya solution uzazana yo kuza gukuramo cya kibazo. Cyo nicyo navuze. Reba aho ngaho uri, turi kugenda intambwe ku yindi. Iyo ni market research twakomeje. Market research rero urebamo iki? Nabyo ufite ibintu by'ingenzi ugomba kurebamo iyo wagiye gukora ubushakashatsi ku isoko. Ntabwo ari ukugenda ngo urebe ngo murokora acuruza indagara ngo none ndabona adafite umunyu. Ugomba kubanza ukamenya abantu bahatuye.
mbese kwanza no kumenya ni hehe ni mu kahe karere, ni mu kahe gace, ni muhe murenge, ni mu yihe santire. Yego. Hanyuma abantu bahatuye abenshi ni bande, nibura ugereranyije ikigero cy'ubumenyi gita demography, abajene, urubyiruko, abashatse, imyaka yabo, ibyo byose urabireba, amashuri bize, ubumenyi bafite. Dutange nk'urugero nk'uko wakomeje uvuga ati wenda uri i Kigali, reka tuvuge nk'abajene bari mu byaro iyo ngiyo, uko wagezeyo hari abo mwavuganye, wenda tuvuge nk'umwana uri mu gasantere kari aho abantu benshi bakora ubuhinzi, ni urugero. Nk'uwo wamufasha gukora research like yeza ngamere nk'umuntu uri i Kigali, kuko i Kigali dukeneye kurya, dukeneye utuntu twinshi, abantu benshi baba bamuvinga, dukeneye izo serivisi za mobile money, dukeneye ibintu byinshi nyine by'ikoranabuhanga cyane. Yego. Dufatiye ku rugero rw'uwo muntu uri wenda reka tuvuge mu karere ka Ruhango n'urugero, mu murenge wa Byimana niho uri, ni urugero. Sasa rero wamaze kubona ko population cyangwa abaturage batuye ahantu benshi n'abahinzi. Yego. Wowe ntabwo uzajya kubatekereza nk'abafonctionnaire bakora muri za leta na hehe, ariko biriko si ubwo ari abahinzi, hari n'abandi, hari abarimu, hari abakora ku bitaro, hari abakora kuri banki aho hafi, aho bose ukagenda ubandika mu byiciro ukareba, ntugahita ureba, ugahita asaba abantu bakenera iki cyane. Ku mubare mwinshi nasanze ari aba bakeneye iki, ni ibiki bakunda gukenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urumva ko niyo market research uje kureba ibyo bakeneye. Ese wamaze kubibona ko none urakibonye, bakeneye wenda bakeneye serivisi za mobile money, kubera yuko isi igeze muri digital world, abantu bakenera kohereza amafaranga, ugura amayinite ya internet, kohereza ababyeyi babo hirya no hino, cyangwa se abana babo babohereza amafaranga uko ari mu giturage. Ni urugero dufashe mobile money. Sasa rero icyo gikurikiraho urareba, ese hari abakora ibi bintu ushaka gukora. Icyo tujyaga kureba competitors analysis. Ni bande bakora nk'ibyo nshaka gukora, ko maze kubona ababikeneye n'aba babikenera kuri iki kigero, ariko se abatanga iyo serivisi bo bangana gute? Ugize amahirwe wasanga ntawe. Noneho rero inshuro nyinshi ndaguhamiriza ko uzasanga utari wenyine. Nusanga uri wenyine ni amahirwe uzavuga ati ndakize. Ese undi wamugana ubwo aho ngaho hose hazamo ikibazo. Ugiye gukora nk'umushinga ugasanga niwo ukora wenyine, ukabura aba competitor. Maybe ni innovation, ushobora kubuzanya ikintu gishyashya, ariko aho hantu ndagira ngo nasanga hari abantu benshi, urumva biragoranya za sorting, ahita muri ya mishinga 10 yavuze areba undi wakora hari wenda, siko byagenda. Nasanga ari wenyine rero azakora iki? Urakoze. Ngaho ngaho hari uburyo ushobora gusanga ari benshi, ugata abantu ni benshi, ariko wibuka ko icyo tugambiriye ni abakiriya. Kuko twarebye ni ikihe kintu abakiriya bakenera ari benshi. Tuzajya kuvuga ngo noneho ngo ugiye kugura ibijumba, ngo ujye ubicuruza kiro kuri 200, kandi buri muturage uraho wese ahinga ibijumba, uzahomba pe. Ahubwo nijya bavuga ati ko byeze njye mbiguhe nanjye unyihere igitoki. Nusanga iyo mobile money ugasanga bari abakora gutya ni benshi. Hari uburyo bwo guhita uvuga ngo reka nkore icyo abantu bakora ari bake, ariko hari no mu buryo bwiza twese tuba dushaka amafaranga. Icyiza ni ukureba icyo abantu bashaka cyane, nawe ukaba ari cyo wibandaho. Noneho wamenye ko abantu bamukora bimwe babirimo already. Sasa rero n'icyo tutekereza nk'umuntu avuga ati ese ko babirimo ari benshi, isoko rirahagije, bararihaza. Uri kunoneho ugiye kuri icyo bita strength y'aba competitors, imbaraga bafite. Bahaza isoko. Ese hari ubumenyi bandusha? Ese bafite igishoro kinini kurusha icyanjye? None ugahita ugenda nk'umunyabwenge, ari naho twita tugufashiriza muri Bizcom iyo haje, twita tukureba ese nakahe gashya nazana bagagakunda cyangwa nkabaka isoko bafite batari basanga. Ni iki nakongera kuri serivisi zatangwaga? Nakahe gashya naza? Amakuru for your information, Sebastian. Buriya nta gitekerezo kibaho gishya, ahubwo habaho uburyo bushya bwo kugikoramo. Mu bushakashatsi bwinshi ibintu byinshi byamaze kugera ku isi, byaranakozwe byinshi, ahubwo ubu hari kuzaho uburyo bwo kuvuga ati twari dufite point A cyangwa se twari turi kuri iki kigero, ni iki nakora nkagikora mu buryo abandi batabikora, kikagera kuri benshi cyangwa mu buryo bwagutse ariko buzanye agashya, innovation.
uri kumva ko muri bya ubundi hari ikintu bita creation innovation. Yes. ni ibintu bibiri bitandukanye ko byuzuzanya. Abantu benshi ba creatinze ibintu already exist, information zirahari na data zirahari, ariko innovation niho dutandukanira. Ushobora gucuruza amagi, we wagize inkoko, ukagira inkoko zitera amagi, ukajya ujya kucuruza. Nongeye nkavuga ati uyu muntu acuruza amagi ariko afite n'inkoko. Nongeye nkavuga ati sasa kubera ko twese ducuruza amagi, niki nge nakora nkakora innovation? Nge nta mafaranga mfite yo kujya kugura inkoko n'umwanya wo kuziragira, kuzorora, kuzibiryo, kuzitaho, kuzivuza. Ngira ngo ngavuga ati none nge nzajya ngenda muze barwiyemezamirimo basanzwe borora inkoko zitera amagi, ngewe mfata amagi yabo yafate ku 155 cyangwa ku 160. Ndangiza ngende nshaka isoko. Urumva bo bari bafite inkoko ariko ntabwo bafite isoko. Wumvise? Ngewe ngende nshaka iki? Ushaka iki? Isoko. Ariko bari bafite inkoko ariko nta soko bafite. Wewe wamaze kubona ko ikibazo ari uko abantu benshi bafite inkoko mu giturage, buri wese usanga urugo rufite. Ntabwo ukeneye korora inkoko aho ngaho. Wenda we ntufite umwanya wo korora inkoko. Genda kuri buri muturage mugati inkoko zo amagi yawe yose uzitera unzanira hano. Wowe tujya mu mujyi noneho wegereye aho utuye. Nk'umuntu usobanutse ukagenda ugasaba abantu b'amahoteli, amaresitora, amabotiki, ukavuga ati ngewe mfite amagi. Ubusanzwe hano mwege muricuruza ku 180, nge nzayandi bahera 175. Kandi nawe wariranguye igitano kuko nibayanga baboneye isoko. Ubwo ntufashe igiceri cya veni si bibaye ngaho kuba rero amagi ukaba menshi, uko isoko rya buri jyano riba rinini, nuko amafaranga aza, ariko ntiwicare ibyo gusa. Reka tubihuze na ubwo, reka tujye aho ngaho nawe borora. Hari n'ahandi bakora ubuhinzi. Maze iminsi numva muri biriya bice bya mu majyaruguru gutyo za Musanze, sinzi akarere neza, ariko bavuga ngo hari abacuruzi ngo babuze ngo uburyo ngo bacuruza amashu yabo. Barahinze aba menshi ariko babura aho bayacuruza. Bafite umusaruro ariko ntibafite isoko. Ubwo ntabwo harimo amakazi. Tugendeye ku rugero duhaye, ushobora kurema. Ni ukwanga amahirwe ari kuri buri muntu wegereye aho uri. Amahirwe urayicaranye, buri muntu mugendana wamukuramo business kandi ku mafaranga make. Ese ubayise bati ese ko nshimye nagenda nkabitwara itike transport ni iki nakuraho amafaranga? Reka nguhe igitekerezo kidasaba n'igiceri cy'10 kandi wakuramo amafaranga tuvugiye. Ariko ubwo iyo ngingo Kanyandi kutayinyibagiza nakura hehe? Nakura, reka tuvuga arabyegeranije, arakura hetike. Wenda twanze kuvuga amafaranga kuko banabimuhereza. Buriya icyambere ni kuba wizerwa n'abantu. Banabimuhereza wakajya ku isoko, yamara kugurisha akagaruka akabishyura agakuraho inyungu ye. Ariko si itike yayikura he? Uvuze ikintu cyiza, ariko kivuze wikinira. Icyizere, trust. Kugira ngo ngewe nzakorane nawe ko ngomba kukwizera. Nta kintu cy'ubuntu kibaho. Babwire n'umubyeyi wakureza kwishyura minerivare, yagira ngo mu gihe azaba ari mu zabukuru uzamwiteho kuko uzaba ufite ubushobozi. Wenda urwo rugero rwo rurakomeye kubera ko urukundo rw'umubyeyi n'umwana rwo ruba rudasanzwe, ariko ikintu cyose uzakora uzakenera kuba uri umwizerwa. Noneho ngarutse ku cyo warumbashije, utuye nk'ahari waruvuze Musanze, abaturage bahinze amashu, nta soko bafite. Wowe nta n'igiceri na kimwe ufite mu mutwe. Habe na mama wawe rwose mwitsinda nayo. Ariko icyo nicyo ubundi reka tujyemo neza. Reka nanabavugire abasobanurire kuko mu byo akora ni marketing strategist. Ako kantu nako mukumve nyine nuko abizi kandi abishoboye. Hari ukuntu ushobora kuvuga gutyo mbona yakore ni dore nicyo kibuza abantu reka kugira gukora. Ikintu twavuze cya mbere ni mu mutwe wowe ubwawe. Ni wowe uri agaciro wumva ushaka kubaho. Uri icyo ushaka kubatsa ariko ntabwo ubizi. So tekereza, reka tubwire ahantu amafaranga yava, ubyumve neza kuko icyo nicyo gisubiza abantu inyuma. Kavuga ngo ibyo muri kuvuga yego murabivuga ariko se ndayakura yego, ariko they start within muri wowe, sibyo? Yego. Ngaho tubwire ko no abantu benshi bakomeje kujya bandikira ku mbuga, bandika imbuga zacu za social media za Bizcom. None se ngo mwaduhaye akazi, ngo none se ngo ko mugira abantu inama mubaha n'amafaranga yo gushoraho. Nta kintu cy'ubuntu kibaho. For your information, nta kibaho. Ariko rero reka tugaruke ku cyo waruvuze. Ni hehe uzakura amafaranga udafite na makeya, nta n'umuntu muziranye?
reka dufate ko umuntu urangije segonderi nta muntu baziranye ntacyo mwese mwize entrepreneur mutayikunda mukajya mubwira abarimu none se ngo kuyitwigisha ngo wageze kuki ubwo nanjye muraje mumbaze ngo ngo nihe business iyi nayo ni business ko turi kubabwirisha. So rero bigenda gute wowe uri mu isantere, reka tuvuge isantere wenda tuyite X, hari abahinzi bafite umusaruro w'amashu. Wowe wamaze kubona ko ikibazo abantu amashu yeze nyamara abantu bari kuyahinga, bari kuyahirira, bashaka kuyacuruza aho hafi ku gasantere, bajyana ku isantere basanga urushu rwiza rukomeye ariko rugurisha igiceri cy'ijana. Wowe aho ngaho bamaze kubona ikibazo, you identify the problem. Yes. Mbere na mbere amaze kubona isoko ntaryo, umusaruro urahari. Wowe rero ikintu ukora nk'umunyabwenge tugenda ukabekera ukavuga ati ese uhera ku bandi bafite umusaruro, ese ko mufite umusaruro mubagurishirije ku 150 mukajyamo mu musaruro wanyu aho bagura ku 150 mwabyemera? Yego. Umucuruzi kuko asanze rigurisha ku 100 cyangwa ryahirira inkwavu cyangwa ati mwana wa wabishobora se? Wenda ashobora bimwe twavuze nibyo nababwiraga, buriya nibajya bari no mu naho batuye nawe ubwe buri muntu ajya agira icyo twita discipline ituma wagirirwa icyizere. Yego. Ntabwo uzajya kubwira umuntu bakuzi wirirwa uhagaze ku muhanda umeze gutya washyize amaboko babyita yashyize mu mufuka, wicaye washyizemo ekuteri uri kwiyumvira utuziki gake gake ngo ugira ngo umuntu azakwiza arazakora avuga ati ariko icyizere niko wowe ko nkuzi ibyo bintu wabishobora. We icyambere nuko buri kinyabupfura, discipline no guhozaho ni imwe mu bintu byiza ibyo birema icyizere. Ugenda umubaza ati nkugurishije kuri 5 byakunda, niyemera mubwira ati sasa rero kanjye gushaka isoko. Uhita ugenda ubanza ushake isoko, genda ujye mu mujyi, tembera uze Nyabugogo, uze mu mujyi ubwira abacuruzi bahari hari amaresitora buriya cyangwa amaresitora cyangwa amahoteli. Ibice byose cyangwa udusantere twegereye umuhanda haba hari amaresitora, hari umwanya wo kuza mu mihanda y'ibitaka ntagiye bafite, bari guseriva abantu, uzubegere uzaca amaresitora 10 ubura 7 uzabikemurira. Urakoze. Ugeze muri ya resitora maze ishu yo muri guze ku musantere kuko wowe wageze kuri terehe mu murima wigereye ku isoko y'igicuruzwa. Wa mucuruzi ajya kugurira hehe? Mu isoko kuko nta mwanya afite kujya mu cyondo. Wowe icyo ugiye gukora ni ukwemera kujya mu cyondo, sasa uhita ugura boti. Yo mubaze ishu yo muri guriye ku isoko muri gura ngahe? Ndigura kuri 300. Si wamaze kubona ko uzarifata kuri 5. Umucuruzi wamuvanye ku 100 yaritangiragaho make, umwereka ko azabona inyungu ya 50. Noneho ugeze ku cyiciro cyo kuvuga ati sasa rero ko arigurisha ku isoko bari kurifatira turasi, harimo ikinyuranyo cy'I5. Ugahita ubwira wa mucuruzi kuko kugira ngo yemere kukugurira kugira ngo utandukane naho yariguriraga nuko nawe ugomba kumuha igiciro kiri hasi, kiri munsi. Ugahita umubwira ati wumvishe ko harimo ikinyuranyo cy'I5, umubwira ati none se ngiye nyakuzanira kuri 2.5 byakunda? Yego. Savuga ati 2.5 zo zayakuraye, ati wowe nk'isoko ukeneye komande y'amashu angahe nzayakuzanira kuri 2.5 umunsi uyu isaha ni. Ubwo se usigaranyemo ntavuye hose nka ntusigaranyemo 100, uhita ugenda urebe umunyonzi cyangwa umuntu ufite imodoka bitewe n'ingano y'amashu uzagemura. Mubwira ati kuvana ishu muri uyu murima urigeza kuri uyu mukuru aba bacuruzi 10 nabonye usanca ngahe? Yego. Nzaguca 30 wenda kuri buri shu. Muri rya jana usigaranye mangahe? 70. Yego. Transport ubwo ntuyibonye haranatanu, icyo uri gukora no kudiringa gusa. Tubwira sasa mucuruzi wamaze kubona isoko kuri 2.5. Yego. Wamaze kubona umucuruzi uzayakuraho kuri 5. Sasa uhita ugenda ufata umushoferi mugende nawe yakubwiye ko burisha azari kugeza kuri bumukira aguca igiceri cya 30. Yego. Wowe icyo uzakora uzahita ufata umushoferi ngo ati tujya mu murima basarure, wikoreremo yapakire, wicare mu modoka, imodoka yakuzamurire igende yahereza abantu baguhereza 2.5. Uhita uhera kuri shoferi umwishyura, uhita ugenda wishyure na muhinzi wahinze ishu, uzaba usigaranyemo igiceri cya 70. Watangije angahe? Igitekerezo gusa 70 nuko wana amashwende 1000 nuko isoko rizamuka.
ubwo ni 7,000 agenda azamuka. Wowe icyo ubwizaba usabwa ni ugushaka amasoko menshi n'abahinzi benshi, hanyuma we uhita uba icyo twita broker. Icyo kintu twakivuze ni nacyo twavuze ko mbere y'uko aho ngaho nta n'akantu wari ufite. Yego, nibitangirira hehe mu mutwe. Iyo ni cyo kibazo cya mbere namubajije mubaza ni ese ni gute igitekerezo cyahinduka amafaranga. Twarabivugaga ariko nta ngero zifatika zigize gute zihari. Reka tuvuge none haratangiye rya soko rigusabye byinshi nta bushobozi afite. Ubwo tugiye mu gice cya kabiri cyo kubaka ubushobozi, kongera ubushobozi. Aha nawe rero ndagira ngo duhe heza cyane, uduheho amakuru kandi afatika nabwo nyurwe nk'uko nanyuzwe. Imishinga yo turayivuga myinshi mwakora, twakoze byinshi bitandukanye. Wowe reba aho utuye ni iki gikenewe cyane n'ibiki byose, ubundi uhita ubikora muri izo nzira tumaze kukubwira. Noneho uhite ubona amafaranga ubwo ubonye igishoro. Tuguhaye igishoro ku buntu. Utwandikire muri comment ibyo udasobanukiwe nabwo tuze kugusubiza. Yes, reka dukomeze rero, ni part 2 yacu. Twari tumaze kubona uko tukurangiye amahirwe hari umushinga n'uburyo wabikora, n'uburyo ushobora gufata cya gitekerezo cyawe ukakibyaza amafaranga, ukakibyaza inyungu. Twabisobanuye ni mwabyumva. Noneho rero reka tujye ku gice cyacu cya kabiri. Maze kubona igishoro ariko ntabwo gihagije. Nagiye twumvikanye ko nasagwa igiceri cya 70 cyanjye. Noneho n'isoko rise rinsaba byinshi. Uko ugenda n'ikiza cyabyo, iyo umuntu umuhaye serivisi nziza kurangira undi akurangira undi. Ukeneye bya bindi utanga, ujya kumva abantu bari kuguhamagara, baragutelefona bakubwira ati se nanjye wazanzaniye kuzanira kanaka ibintu ibi nibi. Nicyo cyiza nyine cyibyo. Reka tuvuge wabonye igishoro ariko ntabwo gihagije. Bwo wabigenza uti rwego rwo kugira ngo noneho uhaze isoko? Mu kanya gashize mbere yuko nakomeza urakoze, twarimo tuvuga uburyo wabona igitekerezo, wamaze kukibona, wamaze gutahura ikibazo gihari, ubona uburyo icyo wahitamo, solution uzazana n'uburyo bwiza wabikoramo. Urangije ukora market research cyangwa se ubushakashatsi ku masoko, ubona abakora bimwe nk'ibyawe, umushinga ntabwo uburangiye. Kugira ngo umushinga urangire, buri abantu benshi bakora imishinga nk'aho hari twari tugarukiye, ni umushinga ushobora gukora mu mutwe ariko udafite ahantu wanditse. Imishinga myinshi buri gihe ipfira mu ntangiriro kubera yuko ari igice cy'ingenzi batajya bitaho, twebwe tukita financial projection cyangwa se ishoramari. Niho ruba ruzingiye. Ibitekerezo byo ushobora kuba bihari, n'icyo gishoro nk'uko twari tumaze kubona ushobora kukibona nabyo bigoye, ariko uburyo ushobora kumanaginga amafaranga wakuyemo ugasanga ukoreye 7, ni urugero, uwo bibaho ntago mbizi, ugasanga ukoreye 7 urayoriye 6. Ntuzi ngo nakoreye angahe, umushinga nawushoyemo angahe, nasaguje angahe, nungutse angahe. Njyewe nk'umushinga nka nyiri umushinga, ubundi nyiri umushinga niwe mukozi wa mbere w'umushinga. Utazajya gushinga umushinga ngo uhite ushaka ngo ngo reka nshaka umuzajya ubigurira, uraruhiye, urahombye. Uba ugomba kwibara nawe nk'umukozi wa mbere w'umushinga. Muri 7 nk'umuntu wakoze ku kigero kiniki nihembye angahe, ayo wamaze kuyabona urayihembye. Noneho nsigaje angahe, ese ndungutse cyanda cyane mu gihombo. Ushobora gukora imyaka 2 ukuyemo ibintu byose kandi ubona warabayeho neza, waraguze amatelefone meze neza ariko ukiri mu gihombo. Ibyo rero aho ngaho kwishoramari turabasaba ko abantu mufite imishinga yabisanzwe, ibitekerezo se nk'ibi byose kugeza aha byubatse, bifite intego n'ibyo bije n'udushya bizanye, ariko bikeneye ubujyanama mu ishoramari muri rusange, muri nshore nunguke. Aho ngaho Bizikomo niho tuba. Yego twita tugana rero mu gice cya kabiri warumbashije. Ubwo aho ngaho utarahava, abantu benshi barakora ariko ntibazi niba bunguka cyangwa bahomba kubera iki. Ntago bakoresha ubwo bujyanama cyangwa se business plan bafite, cyangwa se ubona bwira bugacya ayo ngayo ubona wunguka. Birashoboka ko yakwikuba n'inshuro 5. Urakoze cyane. Dukomeze. Aho ngaho rero ubwo bita bituganisha mu gice cya kabiri, noneho ukavuga ati nakoze, ariko noneho ndi kubona ubushobozi, amasoko yabaye menshi, abari kunsaba. Mu bundi muri economy tubyita ngo ni supply and demand rule. Icyo kintu amajije kucyumva uba wamaze kujya mu isoko neza. Aho rero wamaze kubona abari kugusaba ya mashamarisitora yabaye menshi, bati tuzanira imari. Nuko twifashisha urugero rw'ishu, ariko hari n'indi mishinga ushobora guhuza igasa nkayo.
noneho rero aho ngaho igitekerezo cyo kigomba kuza mu mutwe, ushobora kuvuga ati ese mu ishoramari ryanjye mfite rirahagije, ese mfite angahe mu mufuka wanjye, igishoro cyanjye nangahe, ese hari ayo nteganya kubona y'impano mama yamfasha, se ushobora kuba ufite umuvandimwe akagushyiramo ugasanga ni yego, ese bwo ko ayo bazamara aracyahagije. Iyo usanze adahagije ni hamwe uhita wegera ibigo by'imari. Ibigo by'imari birahari kugeza ubu, hari amahirwe menshi, hari ibigo by'urubyiruko BDF, ikigo cya leta gifasha ba rwiyemezamirimo bafite imishinga ifite agashya bakayishoramo. Ni ukuri kw'Imana baguha igishoro ugatangira ugakora, hanyuma ukazishyura makeya ugereranyije nayo baguhaye. Uyo ni bamwe, ariko abantu bose ntabwo bazagira ayo mahirwe. Hari amasako ari muri buri turage yegereye Mirenge Sako, ntayitanga amafaranga. Hari financial institutions, hano ni amabanki manini, none ashobora kuguha ibishoro binini bitewe n'ingano y'umushinga wawe. Ku makuru meza ahari nuko natwe ubu muri kutubona hano twicaye gutya, turi ikigo gishobora gutanga amafaranga. Icyo kintu bakimbaje inshuro zirenga nyinshi rwose muri komenti, n'umwe atari ko mutanga amafaranga. Ni twebwe rero ntabwo tugorana. Wewe wamaze kumbwira ati njyewe sasa natangiye umushinga wanjye, mfite amaresitora 200 ansaba amashu, ariko ngira imbogamizi by'uko umuturage atajya yizera ko muha umusaruro ntamwishyuye mbere, atsaba kwishyura mbere cyangwa transport. None mu gishoro mfite ndabura ayo kujya kurangura bya bintu kugira ngo ndangurire benshi. Abo twakoranaga yarashize, abo tudakorana baransaba amafaranga, kandi isoko ngiri ngiye nkeneye miliyoni, ngende nishyura ibintu ku isoko, nze njye muri bano amaresitora zinyishyure, mbona amafaranga mpita mbasubiza amafaranga yanjye. Dufite ishami rya kabiri bita Viscom Finance, ishobora kugufasha muri icyo gitekerezo. Ukigira iyo mbogamizi ujye uhita udutekereza, ariko mwumvishe iki gisabwa, kuba ufite isoko, ufite deal. Uvuga ati njyewe ibyo ngiye gukora nshobora guhita mbona amafaranga ejo cyangwa se nyuma y'ukwezi mbonye contrat. Hari abajene twafashije mu biganiro byacu bya mbere barabibonye. Mu mujye kuri YouTube channel murakibona, bo bari bafite akazi, bafite contrat, ariko bari kubura amafaranga yo gutangira umushinga wabo. Ntabwo ari ibanga, nabo barabyivugiye. Babonye icyo kiganiro kiri kuri channel, nanagipininzeho, mushobora kukireba muri description, nacyo kiriho link yahiriho. Ariko wenda mu gihe utacikiriza iki ngiki, bo baragiye bapatana isoko ryo kubaka urukuta rwa 4 miliyoni, babura igishoro y'amafaranga yo gutangira. Baraza batwereka kontara byonyine, kandi turi n'abantu tuzi cya cyizere, tubagirira icyizere bigira gute biraba. Ariko bitavuze ngo iyo kontara ubwo yafashwe nk'ingwate, biragaragara ko ari ukuntu uba ufite ibintu bigaragara nyine, kandi bitanga icyizere, sibyo? Ushobora kuza ukatubwira, ubwo mvuze kuri abo bafite ubushobozi, ati ngiye mbonye animari, dore uyu muntu yamaye kontra yuko ngomba kwimugemurira, ndayifata kuri 500, hanyuma ninyimuha arayinyishyura kuri 800, ariko ayo 500 ntayo mfite. Twebwe tukabona bati sasa ukeneye angahe? Nkeneye 500. Turaguha 500, genda ugure cya kintu, uzigihereza wa muntu nakwishyura, uhita umuhereza aye, hanyuma natwe duhereza yacu, dushyiraho inyungu nkeya nyine, birumvikana. Reka tubekiriye hano hantu. Ubu ngubu niyo waba ukora business umunsi ku wundi, ni urugero wenda nk'umuntu uri mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba uri umujene cyangwa se uri umutegarugori, bariya nibo bantu nkunda kubona batijena cyane. Ukaba ati Nyabugogo hari isoko riremeramo imbuto, ni urugero bazizana buri munsi, ukajya uzinduka wowe saa kuka avuga ati hari amasoko agiye atandukanye ari hafi n'umujyi wa Kigali, avuga ati ukareba na yahe masoko arema kwa kangahe. Kandi mu mujyi wa Kigali dukenera imbuto nyinshi, by the way, niho zikoreshwa cyane, ibintu byinshi niho biri. Avuga ati ngiye kuzinduka, ngiye wenda urugero nko mu Gashyushya cyangwa se ngiye mu Nkoto, hose aba amasoko. Ukazinduka saa 10 ukagerayo mbere ukazigura, ukazizana ukazigurisha i Kigali, bimwe twavugaga, and then amafaranga ukajya uyatanga buri munsi, ukazukatwara uno munsi, ejo ukayagaruka cyangwa se ukarara unayagaruye. Abo rero twe turanabakunda, birashoboka cyane. Umushinga avuga ati ngiye iyo mbatse amafaranga ndaranyakoresheje nkarara nungutse, abo rwose
nimwe dushaka cyane. Ubwo se turi kubarabura, muze uvuga ati ngewe mfite imari ndayirangura ya nyisubiza ya mbahereza yanyu mbahayemo ka kanyungu gatoya nanjye nsigara nayo. Haryo ubu turi ku mwaro w'iki? Ni umwero wenda iby'ubuhinzi ntabwo bizi cyane, ariko hari n'abandi bantu bikorera business. Hari abandi bakora ama business yo kujya mu masoko bakagenda bakagura imyaka, akayigura wenda akazinduka agategera mu nzira afite mirongo, akagenda akagura nk'ibiro, wenda waguraga ibiro 50 kuko nibwo bushobozi ufite, ariko birakora ibyo 50 suko ari byo byaremye isoko, ahubwo hari n'ibindi nuko ari bwo bushobozi ufite. Win ndugezera kubona we mugomba kumufasha, nawe ari umwe mu bakeneye. Ufite 100 ukeneye ibindi 100, ugenda uyitugura iyo myaka wongere uyisubize ukureho senkane zawe, natugare 100 ryacu ushizeho icyo gihumbi wenda n'urugero, bitewe nuko twumvikanye. Sibyo? Ubu harimo n'abari kwibaza ngo dukorera twebwe ku makuru meza turi hafi yanyu. Turi hafi yanyu mu buryo bwa telefone, mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga, mu mbuga nkoranyambaga zose twitwa Bizcom. Icyo ukora ni ukugenda ukandika Bizcom Limited. Gusa Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, aho hose turahari kugira ngo tubegere. Turi hafi yanyu bishoboka, ariko nanone ushobora kuduhamagara ku murongo wa telefone ngendanwa ni 0788 43 ubwo ni 44 yindi 290. Ubwo ni 0788 43 290. Uraduhamagara tukakwitaba, tukakugira inama, tukakuha amakuru ahagije, ubundi ukaza tugakorana. Hirya y'amafaranga dutanga nk'uko twabibabwiye mu atangira, turi ikigo cy'ubujyanama. Dufite abagishwanama bafite ubunararibonye bw'imyaka hejuru ya 20, 30, 40 bakora, bari mu byiciro byinshi muri secteurs zitandukanye z'ubukungu, ubuhinzi, imishinga y'iterambere, imishinga iri muri environnement, kurwanya ibyuka bihumanya ikirere, imishinga mu gukora business plan nziza zizana umusaruro ufatika, abahinzi, donc nta domaine n'imwe tutafite. Ikindi cy'umwihariko dukora na research, cyane cyane abantu bafite ama organisation, ama business ku giti cyabo, cyangwa se n'abandi bashaka gushora imari, dushobora kubigira isoko tukabakorera ubushakashatsi, tukamenya ese ibintu byanyu biragana he, bigeze he, harabura iki, ese abo mu biha bifuza iki. Tugera ko twita end user, tukamubaza ese ibyo uhabwa birakenewe n'ababiguha. Donc dutuma umenya neza uburyo serivisi yawe yakirwa n'abayihabwa. Yego ndumva aho ngaho rwose tubaye clear cyane. Njyewe ndagira ngo wenda usubirize umuntu nawe ufite kuko nkunda kubyumva. Hari n'umuntu uri kuvuga ati ibyo muvuga yego ndabyumva, akumva yifitemo ubushake bwo gukora ariko ntazi aho yahera. Nibyo byose twavuze, ntazi uburyo yabikoramo. Ni cya kindi cy'ubujyanama wavuze. Nibyo rwose. Waduhamagara cyangwa se ukaza kuri office yacu, umwe abagera i Kigali. Abagera i Kigali ho nabo turabegereye, turi mu mujyi rwagati, ni ku muhanda ujya kuri Apacope, ni munsi ya downtown, mu nyubako ya dukorera kuri floor ya mbere. Hanyuma rero ukaza rwose muri Bizcom tukakuganiriza, dufite abantu bahagije mu icyo waba ushaka cyose, bakwakira neza, bakagusobanurira ugataha unyuzwe. Hanyuma noneho rero wowe ukihitiramo, kuko uko byagenda kose Sebastian, uko byagenda kose inama zose wahabwa, amafaranga yose baguha, iyo udafite ubushake bwo gukora biba ubusa. Yego, niyo mpamvu narimvuze ngo umuntu ashobora kwiyumvamo ubushake ariko atazi uburyo yabigenza, ibyo byakora. Ndagira ngo rero nk'umuntu wagiye kuri tele ukabasha kubona abajene, reka kino gice tugiharira abajene gato rwose, tubabwire nko ku mishinga 5 cyangwa 10 bakora bitabagoye. Shwa turangije kwiga nka segonderi, ko kwirirwa utegereje uhamagara brother wawe, uhamagara mama wamaye 2,000 n'iki, kandi nawe ubwawe uri igishoro. Nawe uri igishoro. Reka njyewe mu bajene wasuye, wabonye ku mishinga mitoya bakoze, ubabwire nk'imishinga wenda ubwo buri wese abashe kumva
agire n'igitekerezo twakubwiye uko bikorwa n'ibiki byose ariko ahita areba n'ayo mahirwe arebe niba amukikije ahita yabyaza umusaruro. Yego nibyo rwose urakoze. Hari na documentary twakoze iyo mishinga nayo murayireba kuri YouTube, murayisangaho mwayireba. Rwari urugendo twari twagiyemo tugiye kureba koko abajene batoya bakoze imishinga bateza imbere bahereye ku bujyanama Bizcom Limited nk'ikigo cy'ubugishwanama yabahaye, hanyuma bwari ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu. Twebwe abantu baratwizera bakaduha akazi, hanyuma tukafasha abantu babo muri ubwo bujyanama, niko kazi kacu ka buri munsi. Hanyuma rero abo bajene ni abajene bari motive, bafite courage yo gukora, kandi ubona ko bakuye amaboko mu mufuka, bahereye ku tuntu dutoya. Usanga muri bamwe twasuye, muraza kubireba muri iyo documentary nayo nyuma y'iki kiganiro mwayireba. Abajene bafite imishinga yo gukora ibiraha, mandazi, capati. Ibyo ni ibintu ushobora gutangiza ibihumbi bitarenze 30. Abajene murya amandazi kangahe, ibiraha mubirya kangahe, aho utuye wabihindura business. Aho utuye abantu bakenera utwo tuntu ni bangahe? Abandi bafite ubworozi bw'inkwavu, bafite barorora inkwavu, bwororoka vuba kandi umushinga udahenze ugusaba gusa kuvuga ati nge n'amaboko yanjye ngiye kuzitaho nzahirire. Mu mezi 3 ufite urukwavu rushobora kuba ari rutayari kujyana ku isoko ngo rugurishwe, cyangwa rukajyanwa mu mahoteli ngo rugurishwe nk'inyama. Sibyo? Ubwo rwarugurishwa kabiri, ushobora kurugurisha abandi bashaka korora, cyangwa ukarushira amaresitora n'amahoteli. Inkwavu ziraribwa cyane. Ushobora korora ihene, ushobora korora inka n'andi matungo yose. Hanyuma harimo n'abandi bafite imishinga y'ubuhinzi. Usanga umwana ahinga dodo, afite akarima ke akazitaho, dodo, karoti, ya mashu twahoze tuvuga, abo nabo barahari. Abandi ugasanga aguze imashini, cyane cyane nk'abize nk'ubudozi. Twasangaga abana bakoze imishinga ngo twebwe hano iwacu abantu badoda bimwe byo hambere, byo gutera ibiraka, ubudozi n'imideri bigezweho. None rero twebwe tugiye kubadodera modeli zigezweho z'ibintu twize mu ishuri. Igishoro cyabo basabwaga kugura imashini idoda. Ubu ngubu mu mushinga batweretse yari hagati y'120,000, 125, 130 bitewe iyo kudoda isanzwe. Ariko hari n'iziyarenza bitewe n'amoko yazo, bitewe n'uburemere n'akazi zikora. Ariko imashini idoda bisanzwe nibura 120 ayibona hatoya. Wihera ku bintu birenze, wowe uvuga ngo nyeneye ngo wihera ku bintu birenze, isirifira bordere sinzi ukuntu bazita, ariko ushobora guhera ku mashini iyo y'120. Ya nyunga biratwita nyunga. Ariko ibyo ni ukwitesha agaciro. Inyunga tubu basigaye banashyiraho tekinoloji, ugakanda ikaba irihuse kumurika. Ibyo rero agatangira adodera 1,000, 500, 2,000. Ubu nawe ni umuntu ubona ko afite icyerekezo. Umwana ntabwo wakorera 500 ngo uburare. Ariko urangije fashion, uri gushaka kujya gusaba akazi muri fashion house zahe, kuki utagura imashini utereka ku ibaraza ku isantire ahuri ahiwanyu? Uri Muhanga, uri Nyamagabe, uri Kamonyi, uri mu burengerazuba, uri murasirazuba, gura imashini nimbariza ubudozi, udodera abantu baraho. Ubadodere kuri make ariko uyabone, ubone amafaranga y'isabune. Amafaranga make yabaho. Abandi bari mu mishinga yo gukora salon de coiffure hari mu giturage, usanga bogoshera desa. Nta muntu utiyogosheza, wamara icyumweru utiyogosheze. Imashini ushobora kwibona 80, 70 nazo ziba mu moko. Ngo bakora salon barabizi. Ukicara hari ugakodesha inzu $10,15, umuriro nuhenda. Ubwo ifite imashini naho gukorera n'ikirahure, business iratangiye. Yes, mushobora kutubaza muri comment cyangwa mugahamagara iyo nimero ya telefone 0788 44 42 90. Ibisobanuro byose mukagera gute mukabibona, cyase mukaza kuri office yacu hano ku Muhima mu nyubako ya RD muri floor ya mbere. Ukinjiramo ku marembo rwose uhita ureba iburyo bwawe umuryango uwo nguwo, uhita winjiramo rwose umuryango ubanza. Reka dushimira abadukurikiye. Turabashimiye cyane. Nanjye ndagushimiye Sebastian ku kiganiro cyiza tugiranye, gufasha abadukurikiye kugira ngo babiyungure ubumenyi. Yego, nawe ufite icyo watuganiriza ushobora kuduhamagara tukagusura, ukaganiriza abantu, ukabagira inama. Yego, cyangwa se hari aho ugeze mu iterambere urushaka abantu babimenye bakwigireho, nawe ushobora kuduhamagara kuri iyo nimero rwose, tugapanga umunsi tukaza tukakureba tutitaye kuhuri. Reka tubasabe rero mudukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu, yaba Facebook turahari Bizcom Limited,
kuri YouTube niho twitwa Bizcom Aguka, ahandi hose ni Bizcom Limited. Mugende mukande like, murebe ibiganiro tuba twashyizeho, murebe inama dushyiraho buri munsi, turapdatinga, dushyiraho motivation cyangwa se twa tuntu tubafasha nyine kuba inspire yo kuba mwagira icyo mukora buri munsi, cyane cyane ariko twibanda ku kwiteza imbere, tubagira n'inama. Hanyuma mudufollowing, ahandi mukore subscribe, hanyuma ikiruta byose mukoreshe ya mubisangize n'abandi, wibyihererana. Kuki wabona ibyiza, wabona inama zagufasha gutera imbere, uzirekere mugenzi wawe. Twebwe nubwo tuvuye kuri kamera none, ariko turahari, nakagaruka, turahari kuri Bizcom Aguka buri gihe, Bizcom Limited social media zacu zose turahari, ngo dukomeze kugenda tubana namwe mu bikorwa byo kwiteza imbere. Wakoze cyane Sebastien, naho gutaha. Yes.